ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho ibyo yakoze nibyo bikomeye uri umunyamahirwe kuba ugihumeka Jesus you love me too much too much excess love Jesus you love me too much excess love too much excess love too much excess love duwiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama hora dashira duwiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama hora dashira igituma ndirimbo nikintera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi niyureba mudayinguma akabona ishanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye niyureba mudayinguma akabona ishanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye niwe niyureba mudayingumba akabona ishanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari yewe ari mu mutima ari yewe ari mu mutima ari mu mutima ari yewe ari mu mutima ari mu mutima Yes, reka ngusuze kandi nkifuriza ibihe byiza aho uherereye hose. Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguikaze niba wumva utamerewe neza ihangane. Ejo nejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi niba byanze ariko ejo bishobora gukunda. Komeza ukore cyane, Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Uyu munsi kuri kamera reka mbanze nitse kugira ngo nuko ndakuza kuvuga neza. Twabanye n'abakobwa beza babakobwa jana. Reka dutangire bivuga mu mazina yabo yombi kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro. Ngewe ndabanza kuri no mukobwa twegeranye ku ruhande rwanjye rw'iburyo. Tangire yivuga mu mazina yombi kugira tuze kuza kubana muri kino kiganiro. Murakoze cyane, amazina nitwa niyo yavuze Irasoza Aline. Niyo yavuze Irasoza Aline. Iburyo bwawe? Murakoze, amazina yanjye ni Murenzi Egidia.
Murenzi Egidia ku ruhande hari undi muntu mugiye kumva niyo takivuga mu mazina yombi muraza kuza kumva amazina yiwe. Yes, yamaze kwivuga mu mazina ye yombi, mwamaze kumwumva niyo mutakumva amazina ye yombi y'umwihariko ababyeyi bamwise mumaze kumva ayo yiyise cyangwa ayo abarimu bamwise. Tugiye gutangira kino kiganiro cyacu, muri kubona abakobwa imbere ntago ari ibishushanyo, nta nubwo ari abahinzi, hari ibyo bazi gukora. Tugiye gukomereza kuri iburyo bwanjye n'ubundi akomeze atwibwira nk'umuhanzi kuko mwumvishe yuko bari gucuranga ntago bari guhinga. Murakoze cyane. Reka turirimbana akaririmbo gatoya. Eje dukwakanye. Nende ngo mvuga ibiki? Oya ntago. Oya, nese nakuvuga ibiki? Banza nyine yavuze ko turi abaririmbyi, navuze amazina nese yagiye kuvuga. Uri umukristo se? Cyangwa umukristo. Reka dore ko Egidia mani, bohera kuri Egidia. Kugira ngo abantu bakure. Oya. Egidia sije. Okay, uko ndi bwivuga ariko uza kwibona. Reka nongere nivuge nitwa Murenzi Egidia. Ndi umukristo. Ndakijijwe. Sengera muri Blessing Miracle Church I Kanombe. So ndi umuririmbyi muri worship team. Murakoze. Iyo umuntu ari umuririmbyi n'ubundi yinjiramo nk'abahanzi nyine nk'abaririmbyi. Okay. Ndirimbe. Okay. Akaririmbo kandi ku mutima ni indirimbo iri kuvuga amashimwe. Muri iyi minsi ndi gutekereza ibintu Imana iri kugenda inkorera. Nuko umwanya ari mutoya ntago ngiye kuvuga ngo mbirondogore ngo mpere ku cyambere ngo ngeze ku cyanyuma. Kandi nano biracyakora. Nkumva na amashimwe gusa. Niyo mpamvu numva ino ndirimbo iri mu mutima wanjye buri kanya nkumva nayiririmba. Amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire, niwaretse ngo ntandagare cyangwa se ngo nsabirize. Urukundo n'imbabazi byawe byangumyeho, ntawe kwiringiye ngo akorwe n'isoni. Uyu munsi wa mbere y'indirimbo nshya, Mana indirimbo ivuye ku mutima, amarira yanjye atemba ajya mu nda, amarira yanjye ndirimba ntabwo ari ayo mu migani, amarira ndirimba n'ay'ibyishimo. Ibyo nkorera Mana sinzi uko nabisobanura, ibyo nkorera byose birenze urugero. Amashimwe mu mutima. Yes, urakoze cyane kutubwira amashimwe ndetse nuko wumva mu mutima wawe bimeze. Nawe niko amashimwe, nawe uraza kuturimbira amashimwe cyangwa uraza kuduhimbariza? Biriya biterwa n'ikintu nyine kiri ku mutima w'umuntu. Egidia yavuze ko ari amashimwe, biterwa n'indirimbo biri gufasha umuntu buriya. Okay, nawe duha ikivugo cy'abahanzi. Murakoze, amazina ni yayandi niyo yavuze, irasohoza Aline. Ndi umurokore. Ndakijijwe. Ibindi ni ibyo nyine. Kuririmba harya niko bimeze. Buri muntu wese. Turirimbe ndirimbo ivuga ngo uruwera gitare. Uruwera gitare, reka twese tugushime. Uruwera gitare, reka twese tugushime.
waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye uhimbazwe 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 urakwiye uhimbazwe 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 urakwiye. Wow, uhimbazwe urakwiye uruwera. Iyo abantu babona abana b'abakobwa bakiri batoya hari benshi bajya bavuga ngo ubundi ngo nta mukobwa ukizwa, koko nawe urabyemeza ko nta mukobwa ukizwa? Buriya buri wese akizwa bitewe n'ukuntu nyine ari gufashwa cyangwa se abyumva. Rero buriya abo bantu ntabwo mbashyigikiye kuko kujajinga umuntu ntabwo ari sawa. Buri wese afite uko akijijwe, afite uko abanye n'Imana yiwe. Ntabwo nemerana nabo nanone kubera ko ufite kuba ufite uko ukijijwe, nanjye mfite uko nkijijwe, kandi ufite uko ubana n'Imana yawe. Yego. Muri wowe ufata gute abantu bavuga yuko nta mukobwa ukizwa cyangwa nta mujene ukizwa? Murakoze. Ntabwo najyaho mvuge ngo nta mujene ukizwa. Abajeni barakizwa cyane, sibyo? So gusa wamenya ko umuntu akizwa, ntabwo turi ku mwaka kanya amenye ngo urakizwa. Kugira ngo umenye ko uri umujene ukijijwe, ko uri umusore ukijijwe cyangwa se uri umukobwa ukijijwe, byasaba ko tukabana mu buzima bwa buri munsi. Nibwo namenye imbuto unyerera nkamenya ko ari iz'umukristo cyangwa se ari iz'umupagani. So rero umuntu nakubwira ngo arakijijwe ntukamujajinge ngo uvuge ngo ntago akijijwe cyangwa arakijijwe, jya ubifata uko ubyumvishe. Gusa imbuto azajya kwerera nizo zizajya zikwereka ko akijijwe cyangwa adakijijwe. Murakoze. Reka duhuze aya majwi yanyu mu ndirimbo imwe kugira abantu buri muntu bamwumvishe uko aririmba ku ruhande rwiwe, ariko burya abantu bashyize hamwe bashobora gukora ikindi kintu kidasanzwe. Reka twumve amajwi yanyu ahuriye mu ndirimbo imwe. Murahuriza ku iyo ndirimbo? Yego. Okay, twagiye. Waretse tukaririmba ya ndirimbo se? Amashimwe. Dufatanya ya ndirimbo amashimwe. Reka muririmba amashimwe. Twongera amarira. Nimero kuri refre. Amarira yanjye atimba munda, amarira nge ndirimba ntabwo ari ayo mu migani. Amarira ndirimba nay'ibyishimo, ibyo unkorera mana sinzi uko nabisobanura. Ibyo unkorera byose birenze urugero. Amashimwe amashimwe mu mutima, amashimwe amashimwe mu mutima. Mfite najyanirata nta mpamvu ufite yo kwirarira, n'ubuntu bw'umukiza wanjye nibwo bungejeje aha. Ntacyo mfite najyanirata nta mpamvu ufite yo kwirarira, n'ubuntu bw'umukiza wanjye nibwo bungejeje aha. Umutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo
we mutima urira ngwino kwa Yesu arakunda fasha abababaye bose we mutima urira ngwino kwa Yesu arakunda fasha abababaye bose wa mutima w'imbabazi nyinshi naonuwa ni hasi wallahi akiba Yesu Kristo wa mutima naonuwa Yesu Kristo wa mutima w'imbabazi yishira unuwa Yesu Kristo wa mutima ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho ibyo yakoze nibyo bikomeye uri umunyamahirwe kuba ugihumeka ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho ibyo yakoze nibyo bikomeye uri umunyamahirwe kuba ugihumeka ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho ibyo yakoze nibyo bikomeye uri umunyamahirwe kuba ugihumeka. Yes, ubuzima ni feza ni zahabu. Naryo niko mwaye muri kuvuga n'imyambaro. None uyu muziki mu gukora mu buryo bwo kwinezeza cyangwa mu gukora mu buryo bwo guhimbaza Imana mu rusengero? Tubikora mu buryo bwo guhimbaza Imana mu rusengero. Ntago se nta kintu uvuga ngo hari gihe abantu babahimbaza mu rusengero ariko babishyura bakazajya bajya mu churches bakabishyura cyangwa bakajya n'ahandi hantu bakazajya babishyura ariko kandi ari mu nsengero? Ntago nabihakana kuko ni ibintu bibaho ariko biterwa n'umuntu ku giti cye uko abifata cyangwa se ko we nyine muri we abyumva bimeze. Ariko ngiye ku giti cyanjye mbikora nko mu rusengero nko buryo bwo guhimbaza Imana. Nibyo. Muri wowe umuziki ukora mu buryo mu buhe buryo? Murakoze. Ngewe ukuntu nkora umuziki wa gospel ngukora nk'ivuga butumwa. Yes, ivuga butumwa mu buryo bw'indirimbo. Apana preach ahubwo mu buryo bw'indirimbo. So rero ibyo byo kuvuga ngo amafaranga oya. Ariko ushobora kubikora mu ivuga butumwa ukaninjiza. So ushobora kwinjiza ku giti cyawe. Sibyo, ariko iyo uvuze ngo ngiye kuvuga ubutumwa nko mu nzu y'Imana runaka cyangwa se mu gihugu runaka cyangwa mu ntara runaka ugenda ari ivuga butumwa utegereje ibihembo by'Imana. Sinzi nimba wabasha kuba uri kubisobanukirwa neza. So rero ngiye kuntu mbikora abandi babikora bitandukanye buri wese afite uko atekereza ariko ngiye mbikora nk'ivuga butumwa kugira ngo ndirimba abarushye babohoke abafite imitima iremereye ibohoke abababaye bishime. So ni icyo ngicyo ngiye mbangambiriye nta kindi. Murakoze. Hanyuma iyo niyo ndirimbo yonyine mwaduteguriye cyangwa mufite n'izindi muri buze kuza kumvikanaho nazo mukazikomeza kugira abantu bakomeze basuke? Burya iyo umuntu ari umuhanzi nta mugani ntago aba ari umuvuga butumwa. Iyo ari umuvuga butumwa atangira abwiriza nyine abantu bakabyumva, ariko iyo ari umuhanzi arakomeza akabaririmbira kuko niba umuntu yakuruwe nuko umuntu ari umuhanzi ari umuririmbyi bagomba gukomeza akamuririmbira. Hari yindi mwumvikanyeho? Indirimbo zo ntabwo zabura. Komeze muyitekereze.
shima kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro umurava kubabarira sezerano dufitanye rinsunika wagiye muri tera weho ririmba nese wo kwisuva aho waruje muri tera roje nari guhita nsubiramo muri ngamukomeze ndororo twe ari manisha ko zamuka rimwe sezerano dufitanye rinsunika hera ku birenge bye zaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuye habi uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka azikira ku birenge byiwe aho numva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda excess love Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Too much, oh. Too much, excess love. Ooh, too much, urgutindamo too much, excess love. Duiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama hora dashira duiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama uradashira igituma ndirimbo nikintera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'iyisi iyo hari bingoye hirya hino na nzira numva ijwi ry'umukunzi ambwira ngo sininye duiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama hora dashira duiwe nawe nuwanje arazi
nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama horadashira ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza si umuntu ngo ibeshe yivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere si umuntu ngo ibeshe yivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo naho imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka so umuntu ngo yibeshye ese none uyu muziki mure wowe ubona ufite iyihe target muri uno muziki? Target mfite muri uyu muziki cyangwa se intego mfite muri uyu muziki ni intego ebyiri. Ni intego yo kugeza abantu kuri Kristo biciye mu ivugabutumwa ryanjye byo kuririmba, yaba umwe yaba babiri, ariko nkaba mvuga ngo mfite abantu nagejeje kuri Kristo biciye mu kuramya Imana no guhimbaza Imana. Iyindi ntego mfite nanjye ubwanjye bikazangeza kuri murakoze. Yes. Hanyuma umuziki muwukora nk'itsinda cyangwa umuntu buri wese awukora ku giti cyiwe? Umuziki rimwe na rimwe igihe tukora nk'itsinda ko si ubwa mbere turaririmbana kenshi, hari n'igihe tubikora ku giti cyacu, nyine ukawukora ku giti cyanjye nawe nkawukora ku giti cye bitewe n'aho akorera umurimo w'Imana. Hanyuma ko mufite amajwi ahuye mushobora kuba mwakora ikintu kimwe, ni kubera iki mutavuga ati reka tubyanzure tubikore nk'itsinda kugira tuzamure urwego rwacu rw'imiririmbire ndetse n'urwego rwacu rw'ivugabutumwa? Sorry, nsubiramo icyo kibazo mbajije. Navuze ngo mufite amajwi ajya guhura, amajwi muraririmbira hamwe nyine ukumva yuko wagira ngo mu mwakoreranye repetition za buri gihe, niye mpamvu mutabikora nk'itsinda ngo muzamure urwego rwanyu rw'ivugabutumwa? Murakoze. Impamvu tutabikora nk'itsinda, so deje ubu ngubu turi itsinda, sibyo? Ntabwo nahakana ko tutari itsinda, turi itsinda. Iyo byabaye ngombwa tubitsinda, sibyo? Bitewe n'umurimo tugiye gukora cyangwa se aho tugiye kuwukorera. Ariko ari igihe ibyo kubitsinda tubikuraho. Guys, hatazagira umuntu mbona ndi kuririmba gakondo mu bukwe mukavuga ko ntari umukristo. Ndi umukristo mbaragiye gukorera amafaranga, namwe mwaba muri kudukurikira muzi ko njya kuririmba gakondo mu bukwe, kavuga ukumva ndi kuririmba indirimbo itajyanye n'ivugabutumwa rya gikristo, so mba nagiye gukorera amafaranga kandi nta kibi mba nakoze. Rero niyo mpamvu nkubwiye ngo icyo gihe biba byabaye ngombwa yuko dusa nkaho dutandukanaho gake bitewe naho ngiye kuririmbira cyangwa hagiye kuririmbira cyangwa ibyo tugiye gukora. So murakoze. Hanyuma hari igihe umuntu akora umuziki akabusanya, yamara kubona nk'amafaranga agatangira kuwukora mu buryo bwo gushaka amafaranga cyane. Wowe numara kugera kuri urwo rwego wumva ushaka kugeraho, ntago niki kizagufasha kudatenebuka? Mbajije ikibazo gikomeye.
ni iki kintu kizagufasha kudatentebuka mu kintu ugeze aho ugomba kugera aho inzozi zawe zari zarotaga? ubundi baravuga ngo uzi icyo ashaka ntatoragura icyo abonye, sibyo? niba nakubwiye ko mfite intego ebyiri, ziriya ntego ninzigumaho nta kizatuma nteshuka inzira cyangwa se ngo amafaranga ngo nshuke ngo mbashe kuba nateshuka gospel. oya, n'ubundi ni Kristo uba wayampaye, rero ntago namuvaho ngo ntandukire. ushigikiriza intambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima. ni wowe ushigikiriza intambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima. urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro ni wowe ushigikiriza intambwe zacu urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro nashira nk'ibihe byacu ahora wite nashira nk'ibihe byacu ahora witeka. In the name of Jesus there is power. In the name of Jesus there is power. There is power in the name of Jesus.
name of Jesus. There is power. There is power In the name of Jesus. to break every chain. Break every chain, To break every chain. to break every chain, To break every chain. break every chain, To break every chain. to break every chain. There is power. There is power In the name of Jesus. There is power. there is power In the name of Jesus. To break. break every To chain, break every break chain. every chain, to break every chain. Nanje nahawe ijambo uko byemewe na nyiri ijambo umutima wanjye Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze warakoze mwami. umutima wanjye Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze warakoze mwami. mureke nshime Mureke nshime narabyemewe, mureke muririmbe mureke ndamye narabyemewe, mureke ndirimbe mureke narabyemerewe narabyemewe. haye umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Yes. Twatangiye turirimba indirimbo nyinshi n'ibyari cyangwa hari igihe kingana gute ngo dutangire kubona indirimbo zanyu cyane nk'abahanzi ku giti cyabo. Aline irasohoza n'abantu winjijeho mikoro winarutseho mikoro. Ntakoze indirimbo zacu ni ukuvuga ngo ni isaha twabishatse twahita tuba twigira kuko nicyo kirafata irindwi ariko ni vuba cyane ikaza nta kibazo. Ni vuba cyane indirimbo z'aba bakobwa zikaza bazababwira amapuratifomu muzagenda musangaho ibihangano byabo. Rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ni iki kintu nabwira abantu baza muri gospel batari mu ivugabutumwa ari mu buryo bwo kwishakira amafaranga. Aline subiza. Ni wowe. So murakoze. Urambajije ngo ikintu cyatuma dushishikariza Ni iki wabwira urubyiruko cyangwa abahanzi baza mu ivugabutumwa ari kwishakira amafaranga ariyo target? ikintu nababwira rero ni kimwe cyonyine cyangwa bibiri, ntabwo ndenza bibiri. Icya mbere, niba uje mu muziki wa gospel uje ufite target yo gushaka amafaranga, bikore udategereje ingororano y'Imana. Abo ngabo umbajije ngo baza mu muziki baza mu muziki wa gospel bashaka gukorera amafaranga, barashaka nyine kuyakorera, sibyo? Ariko abo nibo mbwiye niyo bazatahira, izo nizo ayo bashaka bazayabona. Ariko nongere mbwire abandi bantu baza muri gospel mu ivugabutumwa
nta gukorera amafaranga nta nyungu abo bazabona inyungu ivuye kuri Kristo yikubye inshuro tutatekereza ntago navuga ngo inshuro imwe inshuro ebyiri inshuro tutatekereza kandi guhera ubwo abikoze buri munsi kugeza igihe azavira mu isi Imana izamuha ingororano zikubye iza wa wundi ujya muri gospel ashaka amafaranga ashaka ngo bamuhembe. Reka tubashimire cyane rero kuba mwitabiriye ubutumire bwacu dukenera ko mwongera mukaza mukadususurutsa mukaramya mukadusaza ndabizi ko muzitabira ubutumire bwacu. Gutinya kubivuga cyane. Reka basoresha akaririmbo kugira abantu tubasusurutse mu maza n'amataha. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. 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 Hallelujah, amen. Olotikana embele yo. Amen. Olotikana sanjula. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Obelenangi masiyo nanga. Amen. Obelenangi nasanjula. Amen. Obelenangi nakumisayo. Amen. Hallelujah. Amen. Ozalinangi naimbila. Amen. Ozalinangi nasanjula. Amen. Ozalinangi nakumisayo. Amen. Hallelujah. Amen. Obelenangi masiyo nanga. Amen. Obelenangi nasanjula. Amen. Obelenangi nakumisayo. Amen. Hallelujah. Amen. Tina biba yo. Amen. Tina kufa yo. Amen. Kwa nini nasanjula? Amen. Hallelujah. Amen. Niureba muda y'inguma akabonisha ngari komeye nana kimwe kimunanira arashoboye niureba muda y'inguma akabonisha ngari komeye nana kimwe kimunanira arashoboye niureba munda y'ingumba akabonisha ngari komeye nana kimwe